muri gospel haze ngo specially mu itorero rya ADPR ntabwo itorero rya ADPR rirarengana kuko iyo tuvuze itorero n'ikintu kinini rigizwe n'abayoboke baryo bayibatirijwe baririgaburo ariko dutangaje kuri administration ubushorosho imiyoborere yabo ntabwo tuvuze itorero tuvuze ubuyobozi rero hari ikintu uri gusobanura cyiza ndashaka ko turenga reforme yose ntinezeza abantu ahubwo nta nubwo kwitwa reforme yego bose banezerewe reforme zose zigenda zigira bo shimisha nabo zibababara reforme zose zigira bo zinezeza nabo zibabaza ahubwo ariko ibyo bintu ntabwo biba no mwitorero gusa urabona ko system administrative yose yizanye impinduka hari abantu zibangamira hari nabo zishimisha niko bimeze kubera ko abo bose mu mpinduka reka specially muri ADPR wenda wagiye uvuga bamenye ko urabizi Kerema iyo utishe microphone umuhanga uba uri kumwagurira ikibuga cyo kwaguka kumuha mikoro ubu mwamamaza umwagura ikibuga cyo kwaguka muri bwa buhanga yari afite buri lokale bugarukira mu isibo utamenyekana utumye isi mumenya kandi uramufashije biranaryoshye bifashije we bifashije na rubanda ariko kandi ntitwirengagize ko iyo utije microphone umuswa uba uri kumwagurira ikibuga cyo guseberaho turi mu byo kwishimira by'itorero uyu munsi wa none biriho ariko wamenye ko ubu ngubu no muri ADPR hatangijwe ishuri rya muzika naribonye iyo bita Gihundwe Training Center gutyo Gihundwe Gospel Training Center avec saba Yesu Aimable batwishe kuririmba afite ability yatwishe technique afite ability yo gukora kiriya kintu cyangwa kukimanaginga twajyaga aho bita Sefoka turi kuvuga donc kuri microphone kuri social media buriya hari abantu bagira kuri social media ukusanga ngo uriya muntu ngo yari mwiza ngo none ngo social media ngo yaramuhinduye uri kumva ngo kubera ngo yageze ngo kuri YouTube ngo yahise ko ngo ahinduka reka nkubwire bro social media ntabwo iduhindura ahubwo idufasha kwamamaza ibyo twari byo tutarayigeraho urakota ikintu nk'onganira ni nk'ababeshya ngo isi ya none ni mbi no ahubwo vuga ngo umuntu wa none niwe mubi ari kwangiza isi ntabwo yahindura umuntu ahubwo umuntu ihindura isi yes turimo turasobanura abantu ikintu twita inkuru mu buzima busanzwe bw'itangazamakuru inkuru ni ikintu kidasanzwe rero kuba muri bya bindi bisanzwe by'amadini biragoye ko wumva ubundi ngo umukozi Imana yasambanye yes sibyo kandi ahora byamagana uko gusambana kwe uko gusambana ari cyaha biri mu mategeko ya Mose uko gusambana kwe kubera ko tubibonye muri domaine tutakekaga ko birimo kwitangazamakuru bihindutse inkuru ariko nubwo bihindutse inkuru ntabwo uyu mushumba yashakaga ko ibyo bintu bivugwa kandi muri professionalism wowe ugomba kubivuga oya nawe yabikoze muri professionalism uko yabikoreye muri lodge yabikora handi hantu yagiye gusengera umuntu aramukere gitagira gute aho kugira ngo amusengere ni ugiye kumutera inda ngo kugira ngo amwereke ko urubyaro yabuze ari ugiye kurumubanzirizaho nibyo bintu bikoze muri professionalism ariko y'icyaha nawe yabikora kinyamwuga nareka nanjye umunyamwuga mani mba nkubwire niba nje muri hotel bavuga ngo runaka bishop runaka apostle runaka reverend runaka yagize gutya nkareba akantu asenyaho gusa winje muri hotel nkagafotora mu izina ry'Imana gutangaza nyine umva ikibazo sara abanyasohoka mu kigaro bakanyandikira ngo ariko bikemu ngo ni wowe ngo ushinzwe ngo guca imanza ngo z'aba pastor ngo n'aba bishop ngo ko Yesu yavuze ngo mureke ngo urukungu rukorane n'amasaka ngo wivangute ngo muri ubwabe bw'Imana ngo kujya ngo ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana kurushagira umurimo ariko se Kerema wareka urukungu rugakurana n'amasaka wagize umugisha wo kubona urukungu abo nabatazi guhinga cyari cyo abategeza batanga umurimo uwo ni umuhinzi w'umuswa oya wambarije reka nanjye nkwibarize wambarije ngo bamboneho iyo sura ndayisobanuye ni byiza ko mbikora muri Evangelize Le Monde nabwo ndayivangeje ko ndigishije ntabwo ushobora kujya kujora umuririmbyi utazi kuririmba wambajije turi ikambere uherutse gutangaza ngo piki ndema piki turi kuri ADPR especially kuri ADPR wigeze tangaza ngo hari umuvugizi winjiranyemo ipiki kandi ipiki ziho gusenya kandi isenya amabuye
ya piki wavuze wowe washatse kuvuga iki ese ubundi ubu ngubu ihagaze ite waruvuze Izayi wo muri ADPR kandi abaye Izayi ntibaba bashaka ko tuvuga n'amazina yabo ariko koko nibyo no mwuga muri muvuze gutyo umupromotinze warazi ko imvuze umuntu nabi umupromotinze abasesenguza bagasanga bamuvuze nabi ariko wari mwiza umvise iki kintu mvuze cyumvise nacyo yego uyu muvugizi winjiyemo Izayi atinjiranye ipiki kandi yabivuze mu gihe ari kwirukana cyangwa ari kuvugurura kandi kuvugura byajemo ko abantu bafatwa ko birukanye cyangwa birukana bakuwe ku bushumba bakuwe ku pastor bakuwe kuvuga butumwa n'ubudiyakoni bakuwe ku bintu bakuwe ku makazi weyipiki wayivugiye iki kwanza ubihagaze itiyo piki ambo ariko ntugire ikibazo kuko turi kambere ubanza ubyibuke turi kuvuga ibintu biri mu bwiro bukomeye cyane kira kigano ngisohora nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora haleluya Clement amakuru ni meza cyane sinzi niba ushobora kwibaza impamvu ntangiranye ibyanditswe imbere ya presentation ibyanditswe kubizera kubemera biza imbere iyo wumvise iki cyanditswe kuri wowe ugirize ntekerezo ku iki kiganiro Petero yagiranye na Kristo cyari gutanga icyizere cyuko abakuru umurimo n'abawutangije bose n'abawukomeje n'abazawukomeza n'abawurimo babakiye kurufatira amen icyo ni imbaraga yego ni ijambo ry'imbaraga yego rikomeze kwereka abantu ko muri uyu murimo muri ivuga butumwa evangeliser toujours ari imbaraga kandi zubakiye kuri rufatiro ariko Kristo nicyo mitano yego urakoze kubyumva ntibiri kure y'ukuri na gato rwose reka tubashimire rero nshuti mudukurikiye kuri EMTV cyangwa se Evangeliser Le Monde TV nitwa Bikemu murabizi ko dusanzwe tubana mu biganiro byinshi bitandukanye hano ariko uyu munsi nagize umugisha ukomeye cyane wo kuba none ntari njyenyine ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro tugiye kugirana ahubwo ndi kumwe n'umuntu w'Imana ndi kumwe n'umukozi w'Imana ukora umwuga w'itangazamakuru cyane rya gospel cyangwa se rya gikristo yitwa Clement Bagemaye Clement ndakwakiriye rakoze nishimiye ikaze umpaye muri Evangeliser Le Monde Monsieur Bikemu ndishimye cyane uvuze ibintu bibiri byiza njya nkunda umuntu w'Imana umukozi w'Imana umuntu w'Imana umukozi w'Imana ariko burya hari ikindi cya gatatu cyagomba kuzamo umwana w'Imana kuko umuntu w'Imana abamo umukozi w'Imana ariko umuntu w'Imana n'umukozi w'Imana bashobora kutabamo abana b'Imana murakoze ndabizi umwanalizateri ubu watangiye niko ya ni byiza cyane kandi koko byose bifitakinizamo kutuzanira ibyiza ya ndi kumwe na Clement ariko ntabwo ndi kumwe nawe uyu munsi gusa ni inkuru nziza tugiye kujya tubana na Clement mu kiganiro cyitwa Ikambere Gospel Talk Ikambere urahazi sobanura Ikambere ni imbere urabona uva amarembo ukajya winjira tuvuge mu icumbi cyangwa mu nzu yego marako hari ukajya mu kirambi hirya muri salo yego muri salo ubwo tugenda tubihuza abantu bamwe babyumve buryo Ikambere nukajya mu mbere yego birenza rya muri salo cyangwa se mu kirambi ahantu baganiriraga cyangwa abantu ushaka kuganira ushaka kujya mu mbere nako tuvuze Ikambere yego ni hirya yo mu mbere kera mu batambyi mu barewi hari ahantu abatambyi abantu bose batageraga hageraga nk'umutambyi mukuru hari aho hitaga ahera cyane ahera ni step uri kumva
buriya dushobora kuza kwagiranya n'ahera cyane cyangwa ahera ikambere tubizanye mu buryo busanzwe mu rurimi dushobora kumva turuje n'urwo rurimi rw'umwuka. Rero ni ukuvuga ngo iki kiganiro ntabwo ari ikiganiro cy'abana kuko si umuntu wese ugera ikambere. Wibuka abantu bagera ikambere ko nabo baba bafite ukuntu bari rekoni kuri iyo famiye kugira ngo bakwemerere kukujyana mu gikari cyabo. Nuko ubuzi nizo ntambwe utera, uzi naho baci, uzi ntambwe uhera ku marembo ugera mu ruganiriro ukagera mu mbere none ukarenga uko bakurenza mu ikambere. Ntabwo upfa kuhagera, batakuziho iyo migendere, batafite uwo muco n'ayo mateka niyo, ntabwo wapfa kuhagera gusa. Twatangiye rero tubivuga nyine ubwo no kwanga amakuru Kerema na Bikemu bagiye kujya batanga ni amakuru aturutse iyo ahandi benshi batagera. Yego, hari ibintu abantu batinya kuvuga kandi bikwiye kuvugwa, hari n'ibyo batinyuka kuvuga bidakwiye kuvugwa. Uruvuga ukuntu ari ibintu bibiri, hari ibintu abantu batinya kuvuga kandi bikwiye kuvugwa, hari n'ibyo batinyuka kuvuga bitari bikwiye kuvugwa. Ibyo batinyuka kuvuga bidakwiye kuvugwa nge numvisemo nk'umuntu ushobora guhanurira abantu mu rusengero akajya guhanura ibintu byitwa tuvuge ngo amarari irari. Noneho ugasanga atunze umugabo w'umugore bicaranye, wa mugabe we ihanirari ry'ubusambanyi. Yego, kandi umwuka wera atinyutse kuvuga ko uwo mugabo agize gute, afite irari, ariko agiye kubivugira n'umwanya bivugiyemo abarengereye. Ntazi ingero z'abahanuzi bisaba ngo n'abantu byose bagire kwiga aho kuvugira n'igihe cyo kuvugira. Donc iyo shusho duhaye afashe message ireba umuntu umwe, none bibaye ngombwa kwibiye abantu bose biba public. Kandi byari byoroshye gusanga umugabo timwene data ari ibintu Imana iri kukubana no bitameze neza, bombi wahindutse ugakiza ubugingo bwawe n'ubw'umugore. Akoze cyane komeza ibyo ruri. Urumva rero kino kiganiro natangiye mvuga ngo si ikiganiro cy'abana, ni ikiganiro nyine kireba abantu bari ku rwego rwo kumva ibibera ikambere. Niyo mpamvu twicaye hano nge nawe uyu munsi twabateguriye ibintu byiza bizanyura muri iki kiganiro, kandi tugamije ko benshi bamenya ukuri, kuko biravuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Ntabwo dushaka ko abantu bakomeza kuba mu buzima bw'ikinyoma cyuzuye isi y'uyu munsi wa none, cyane cyane muri iyi generasiyo. Dushaka ko abantu bamenya iki ukuri. Ese ubusanzwe ukuri nyako. Nje nkunda ukuri ngakunda n'ikinyoma, kuko ngenda umunyamakuru. Byombi biragufasha, kuko ikinyoma kima gusesengura ukuri, kima gushakisha ukuri. Yego, n'ubundi ukuri kwabaye kuko hawanje ikinyoma. Ikinyoma kidahari ukuri ntikwabaho, ariko ukuri ko kwakomeza ikinyoma kidahari. Urakoze cyane. Akoze cyane nawe. Nibyo rero nkuko mubyumva ni Bikemu ndetse na Clement Bagemahe, abanyamakuru bazabyinjiramo. Yego, basanzwe babyinjiramo, not bazabyinjiramo. Ubona itangazamakuru rya Gikristo rirakenewe? Ryarakenewe, rirabura. Aho rikenewe naho ntiryakora. Rikenewe cyane ku buryo itangazamakuru rya Gikristo n'abantu buryo afata itangazamakuru muri rusange ryo ni mirongo migari y'ijuru n'isi. Kuko n'Imana tumenyera mu itangazamakuru. Yego, gusenga burya ni communication and information. Yego, ibikaza bibumbiye muri journalism. Yego. Rero itangazamakuru rya Gikristo iyobokamana in general muri rusange irakenewe kurenza uko rikenewe. Uko no kuri, kuko haberamo hakorerwamo byinshi
bigomba kujya hariya kugira ngo harebwe niba byubaka cyangwa niba bisenya. Ariko ibyiza ni uko ibisenya bihindurwa ibyubaka kugira ngo abantu bave mu bwiza bajya mu bundi, ari nako kwiyubaka, twubakana, tubaka igihugu no kubaka isi, dutegura kujya mu ijuru. Ariko tuzanabanziriza kujya hariya muri profondere mu kuzimu. Murakoze. Kandi icyo kintu uvuze kiraremereye. Buriya social media yatumye hari ibintu byinshi dusobanukirwa tutari tuzi. Imbuga nkoranyambaga, especially YouTube ni platform yatumye hari amabanga ibyari ibwiru bivayo hahandi kambere, ukabona umuntu azanye n'ubuzima bwe kuri kamera bwo mu cyumba hahandi n'umwana atagera we yabyaye, ariko agatuma BKM aramenya amakuru ye. Ne mu cyumba gusa ahubwo ugasanga bagiye kuvuga, urumva. Donc ndi kuvuga YouTube ibintu yatuzaniye. Abundi ntabwo ari YouTube, hari mirongo migari, ntabwo ari YouTube yabizanye, ahubwo ni ba nyirabyo babizanye kuri YouTube. Merci. Oya, YouTube yo ifasha buri bantu bose kwivamo, yego kwishyira hanze, yego batagaragaza ibyubaka abandi cyangwa ibikomeza abandi, ahubwo ubwabo bigaragaza abaribo. Automatically buri wese kuri ekran nk'iyi kamera nziza ndi kubona imbere yanjye ya evangeliser le monde, kuyizaho byonyine birahagije ko umuntu ahita akora icyo bita critique, kwa uko mbona wowe cyangwa nanjye uko nkubona muri commentaire zawe, uko tuza abaturage, uko tuza abayoboke ndi bitwa abakristo, biduha kumenya automatically ngo ninde. So abantu kwivamo rero no kukira hanze biba bitandukanye cyane n'abazana content cyangwa message cyangwa topic zituma abantu bavuga ngo ariko hano turi koko tuhave tujye mu bitwubaka tuve mu bidusenya. Aho ndaza kukubaza ikibazo uri muracokoza mbaza en fait ngu complexe ubundi urabizi cyangwa unyunganiye cyangwa unyujuje ubwo nsimuye igifaransa. Yego urabizi Clement, iyo utije mikrofone umuhanga uba uri kumwagurira ikibuga cyo kwaguka, kumuha mikoro, ubu mwamamaza, umwagurira ikibuga cyo kwaguka muri bwa buhanga yari afite buri lokale bugarukira mu isibo utamenyekana, utumye isi mumenya kandi uramufashije, biranaryoshye, bifashije we, bifashije na rubanda. Ariko kandi ntitwirengagize ko iyo utije mikrofone umuswa uba uri kumwagurira ikibuga cyo guseberaho. Kandi rwose ndumva hari nk'umuntu ushobora kuvuga ngo ugiye kritika kuko utekerezaho turi kuri kamera bakora BKM akavugaga ibiki cyangwa Clement Byama yavugaga ibiki. Yego yavugaga ibiki, bisaba ngo ubitekereza n'ubivuga afite uruhe rwego kuri Clement, donc capacité intellectuelle uyibalansije, icyo bita quotient intellectuel. Bagiye kubipima afite ububasha bwo gukritika Clement Byama. Ese aramukritika nk'umuhanga cyangwa aramukritika nk'umuswa? Kandi mu nta muswa ukritika, kuko nta buswa bukritika, hakritika ubuhanga. Kandi ubuhanga bukritika butanga méthode na méthodologie, méthode, stratégie na technique, uburyo imikorere n'imigenzereze za criticism. Yego yego hari ukuntu uranyibuki, hari umuntu meruka kuvuga guha message amasegonda 40 niyo nakoresheje, ariko kugira ngo asubize message yanjye we byamufashe iminota 46. Yaragerageje ahubwo n'umuhango muri 40 uramuhaye akoresha 46. Ngewe natanze message imusubiza kubyo yari yakoze bitagenda neza muri ibi tuba tuvuga bisirikira kuri social media, ariko we agiye kudefend ibintu namuvuzeho ko atari byo kugira ngo abyumvishe societe bimutwara iminota 45 kandi nge byantwaye amasegonda 40.
we iminota 50 byamutwaye wakoresheje 40 we yakoresheje 45 iminota adefanda ibiki wari amasegonda sorry ntago umuhanga n'umuswa kubera ko kugira ngo yashakaga kugira ngo agerageze kumvisha abantu ko ikintu navuze atari cyo bimutwara isaha gake noneho mu rwego rw'itagazamakuru aho wabitangarije niho yagiye kubisobanurira yego niho yabisobanuriye none aho ndabyemeye biri professionalism ariko no kubisobanura kujya kubitinda abisasira no kubyumvikanisha kandi n'ubundi byararangiye society itabyumvise yarangiye yishimangiye ashimangiye ibyo wavuze nta mpamvu yo gutinda kuri wakoze dutinze ku kintu gikomeye dutinze ku kintu gikomeye ko twagombaga kugitindaho turi kuvuga donc kuri mikrofoni kuri social media buriya hari abantu bagera kuri social media ukusanga ngo uriya muntu ngo yari mwiza ngo none ngo social media ngo yaramuhinduye uri kumva ngo kubera ngo yageze ngo kuri YouTube ngo yahise ko ngo ahinduka reka nkubwire bro social media ntabwo iduhindura ahubwo idufasha kwamamaza ibyo twari ibyo tutarayigeraho urakota ikintu nk'anganira ni nk'ababeshya ngo isi ya none ni mbi no ahubwo vuga ngo umuntu wa none niwe mubi ari kwangiza isi ntabwo yahindura umuntu ahubwo umuntu ihindura isi yes ntabwo social media ari iduchallenginga we challenge it nuko ngo ntaramenyekana nari iki ningera kuri social media kirizamfasha nukwamamaza icyo nari cyo ntaraza donc kuri social media hari ibyiciro by'abantu twahamenyeye tukavuga ati pastor wacu burya ni ibi ngibi yarari byo akiba mu isibo nujye ubona abantu kuri social media bazanye amasura adasanzwe batuma society itekereza byinshi kuri gospel burya nibi bibera hano kubera iki baje bahageze social media igiye kubafasha kuzamura ibyo bari byo bataraza cyo bititangazamakuru ni itangazamakuru aso ubundi inkuru ni iki inkuru ni ikintu kibaye gitandukanye n'icyakabaye kiba ubwo inkuru ni kidasanzwe turi kuvuga ibintu mu mwuka no mu kuri oya mu mwuka no mu mubiri niko kuri gye n'umwuka akora mu mubiri cyane rwose ubu rwo mwuka wera rwa Kristo ubundi inkuru ntabwo kuba nicaranye nawe si inkuru gute se kandi tuvukana turi bamwe inkuru ahubwo ni ukubona mu kiganiro hari inzoka iduciyemo hagati inkuru ikomeza nta nkuru irimo kuba duhuriye mu kiganiro ahubwo inkuru ni igishobora kuza kuvugirwa muri iki kiganiro oya ariko ishobora kuba inkuru bitewe n'imyumvire y'umuntu uvuga Clement Bagemahe umunyamakuru inkuru atangaza ibiganiro akora bifite umurongo wabyo Bikem inkuru akora n'ibiganiro akora bifite umurongo umeze gutya ubwo bahuye biraba inkuru barabihuza gute sasa bibaye inkuru amfete hari abantu na postinze ko tugiye gukorana ikiganiro bampamaye image menshi agiye atandukanye ngo bambwiye ngo ntabwo bishoboka ko Bikem na Clement ngo bahurira mu kiganiro kimwe ngo icyo kiganiro kiba ari icy'amahoro bavugaga ko tuhuye mu kiganiro kimwe kitaba icy'amahoro nyine cyaba icy'intambara ngo ni intambara none si intambara ubuzima bwose no gushaka ibirayi si intambara ngo Clement azwi nk'impirimbanyi ariko ishusha abantu bagufatamo reka profite turi kuri kamera okay abantu benshi bazi Clement bazi ko ameze nk'umuntu ufitanye ikibazo n'amatorero ya Gikristo hano mu Rwanda cyangwa amadini ngo ntagenda kimwe bubaka ngo kubita usenya cyane especially ku itorero rya DPR muretse especially ariko amatorero ya mu Rwanda se ayahe ya amatorero amadini nyine amatorero n'amadini ya Gikristo ayahe arahari se ushaka kuvuga ko ntayo dufite nyine arahari niba hari Clement Bagemahe yakoze yiziye nkuru cyangwa ibiganiro abihimbye nta gihe na kimwe ngo ugaragara wavuga ibintu byiza byubaka nese nge babampaye kwamama muri côté négatif okay none se si ya nkuru twavugaga mvuze ikinyuranyo kibyakabaye gikoro none ubagaze mu mwuga ndi mu mwuga nge none se niba ufata ibiri ukabwiriza ariko abataye ibiri ukayifata ukayikubita umuntu mu mutwe agacika igisebe kuri nge bibaye inkuru muri make sinkuvuge kubera ko ukoze ikintu kiza se nese tuvuge ko reka tugaruke iyo sura buri wese
narabivuga niyo nakubwiye ngo bisaba ngo menye ubwonko bwe bungana gute, umuco we ni uwuhe, yarezwe nande, yakuriye he, yize ibiki cyangwa yahuguwe ibiki, cyangwa ubuzima bwamwigishije ibiki, mbere yuko ajya gukritika Clement Bagemahe nk'umuntu ukora negatif ku madini n'amatorero mu gihugu cy'u Rwanda. Uburenganzira bw'itangazamakuru kuvuga inkuru igihe cyose, kuko guhimba inkuru bihanwa n'umwuga, bihanwa n'itegeko. Nta n'umunyamwuga wahimba inkuru uranzanira inkuru kuzivuga nicyo kibaye ikibazo, ahubwo abo bantu mbamenye nabakoraho amakuru. Kuba kuri iyo kote negatif cyane, ntabwo negatif singe wayihimbye, ntabwo ari wayihimbye ariko wayamamaje. Ntabwo nayamamaje, nagaragaje. Reka turebe birafasha icyo abayikurikiye iyo nkuru. Abekurikiye baramenya ibiri kubera aho hantu, abari gukora ibitandukanye n'ibyakabihabera. Resultatandi nizi, resultatandi zitutumye iyo nkuru. Urashaka ko bigenda uti? Tuba dushaka ko mu mwuga w'itangazamakuru tuba dushaka ngo abantu bamenye trend ibijya mbere biri kubera hari ahantu, cyane cyane biba bifite ikinyuranyo, byabaye inkuru nyine, byabaye inkuru. kandi inkuru ntabwo umunyamakuru ahimba inkuru, abantu bose babimenye ko inkuru abantu barazikore, dushinzwe kuzitangaza, kuzitara no kuzitangaza. Ariko twebwe ko turi cyane cyane mu gice cyo gusesengura, kandi mu gusesengura umuntu ashobora kwibaza ibibazo akanabisubiza. You're right. Oya, ibibazo bisesengura, ibibazo kwisubiza ni ibibazo bya filosofi, ntabwo ari iby'inkuru. Yego. Ugiye kwibaza buretse gake, ushobora gukora inkuru ukajya kuyibaza aho hari hirya. Icyo gihe kwibaza ku nkuru nige nakoze source ninge bifite. Yego. Turi kujyana. Yego. Sesengura ariko ufite source nuriye, waganira n'umuturage nuriye, wahamagaye kuri telefone nuriye, ugiye kubisesengura ariko nyirabyo arahari. Rero keretse havuzwe ko iyobokamana ridakenewe itangazamakuru rinenga ibitagenda neza muri ryo, bazabyandike forum zabo ko tutemerewe kunenga, bazabyandike tujye tuvuga positive side, bijye no mu igazeti ya leta. Sibyo byenda ko byatanga umusaruro, umuntu agaragaye avuga nibyo weza nguni. Arega buriya byose bivugwa, abayoboke b'abandi b'amadini n'amatorero bararengana, biza bigaruka n'ubundi ku miyoborere mibi y'ayo madini n'amatorero amwe namwe. None se kuki bumva ko bitavugwa? None se kubivuga bijemo kwibaza ku munyamakuru wabitangaje wurinde, kwanza w'inkomantaho uzi ko Clement Bagemahe atahimbye inkuru, ayivanye kuri ba nyir'ubwite, biragaragara birasirikira. No hajemo fibre optique ifacilita icyo bita networking mu gihugu cy'u Rwanda, bituma buri wese agira WhatsApp kandi akagira internet yihuse. Uri pasiteri ushwanye n'umupasiteri mufatanye mu makoti murashanyaguranye, telefone irabifashe irabitwohereje, turayibonye biri gusirikira kuri status kuri za YouTube cyangwa muri za WhatsApp. Mujye muduha amakuru y'abyo bifotora cyane babiduhe, nta kibazo na gito Clement Bagemahe ashobora kugirana n'itagazamakuru ry'Iyobokamana cyangwa amadini n'amatorero n'akarekare, nta nibibaho. Ahubwo ribahame hamwe, bavuze ngo iyo bambonye ngo bahita bimunyamunya ngo batinya ikizi ko umuntu ahunga umuntu ngo ntimukagire isoni keretse ibyaha byanyu. Rero iyo bita noneho nuko tutarakora inkuru cyo bita investigative issue, icyo bita journalisme d'investigation, ndinjira imbere noneho unyime interview nta kibazo. Iyo sura abantu bafite ni imyumvire yabo, ntabwo bamenyereye icyo bitangazamakuru. Akaba abanyarwanda kumenya itangazamakuru biracyari process, hacyasabwa ngo ministeri ifite itangazamakuru mu nshingano yigisha abantu. Niyo mpamvu n'umuvunyi bavuga ngo gutanga inkuru ni itegeko. Yego. Niba unyemye inkuru nta kwandikira message cyangwa letter nkasinya, ni kartanye nkashanga shiraho accreditation number yanjye, ngo reka mbenye ibitsi karta yanjye ibitsi ko niwo mwambaro wanjye, umusirikare umanyira kuri uniform. Yego. Siko bimeze se. Nukuvuga ngo kunyima inkuru umpaye inkuru, naka tuye tunabigisha kunyima inkuru wowe ndakwarikira message ndaguhamagaye. Ushatse ko nta munyamakuru ushobora kubura inkuru. Oya, ahubwo yageze ashobora kuyibura bayimwimye, ariko kuyimwima
bivuyemo indi nkuru akoze indi angle yego nicyo nashaka akoze indi angle bavandimwe ninza gutaraho amakuru cyangwa kubaza ibintu bitagenda neza kandi ufite ubwo bubasha bwabyo ukabinyima ndatara inkuru y'uko wanyimye amakuru aho bivugwa ko ni gutya na gutya mutukimubaza ngo atubwire kuri ibi yabyanze ibi bishatse kuvuga iki undekere ntange ibitekerezo byanjye thank you so much rero iri ni ikambere nyine nabibabwiye nabategura twatangiye no kwigisha ababyumve iri ni ikambere dukwiye kuba tuvuga ibintu bikwiye kuvugwa nkuko twamaze kubibasobanurira nyine twebwe turimo hano tuje hano cyane mu gice cya gospel niho twicaye tuje hano gushima no kunenga abanengwa ntibabyemera abanyarwanda bafite nizo za nkuru zizo ziri negative abantu babyumva kandi negative mu nyamakuru ntiyahimbye impamvu baceceka bakavugira amatambatama bose bavuga gutyo hari uhagurutse azajya kuturega muri RMC Rwanda Media Commission urwo rw'itangazamakuru rw'igenzura rw'abanyamakuru b'igenzura hari uwabwiye ES Mugisha ngo yandike cyangwa se chairperson Cleophas Barore ahubwo abantu reka tuhagire beretse impamara soze ntuce mu ijambo inkuru nkizi cyo vuga ngo bavuga gutya ukera bajya inzwiho niba nzwiho bimenye nyireho nyine kuko good promoting inkuru zo kwamamaza ziremewe mu mwuga w'itangazamakuru mu mahame ngenga mikorere na ngenga myitwarire yacu twasinyeho muri RMC urakaza ku gatabo iyo nkuru imeze gutyo iba yishyuwe noti kuhenga kan umunyamakuru nguramuha za giti za ruswa aho ngaho yishyurwa mu gitangazamakuru gifite accreditation gifite icyangombwa bakamuha resi facture kw'inkuru yamamaza niba ushaka ko tutavuga ibyawe bibi ngaho tanga noneho ibyawe byiza ubyishyurire baguherese baguhe facture ikintu cyumvikana cyo ariko na Bibiliya iravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa burya nkuko ukora ikibi kikamenyekana ni nuko niyo ukoze icyiza kidashobora kwihisha kuko nta muntu wafata itabaza Munyabakamana rero ibi biba byinshi kuko ntabwo hategerejwe ko haba ibibi aha ugeze kuri kikomeye cyane ibyo tutakeka tudahora twiteze dushiduka ari byo twabonye bikatubera igitangaza kuko ntitwari tuzi ko muri gospel haza ngo specially ngitora rya ADPR ntabwo itora rya ADPR rirarengana kuko iyo tuvuze itora rigizwe n'abayoboke baryo bayibatirijwe baririgaburo ariko dutangaje kuri administration ubushorosho imiyoborere yabo ntabwo tuvuze itorero tuvuze ubuyobozi none suraza kuvuga ngo tuvuga ADPR nkande wowe uravuga ngo ADPR mavuga kuri ADPR gute none hari dini rya itorero ryanjye ntago ari dini ni itorero muri ibyo byose ndi kukubwira rero abashaka kubona ishusho ya Clement Mugendo umunyamakuru ntabwo ndi pasiteri ujya gufata Bibiliya ngo ugiye kuvuga ngo Paulo ngo yari Sauli ngo akiri Sauli bana bakavuga ngo yaravuze ngo aravuze ngo ushaka ntazashaka abagore kandi akiri Sauli yafashe ku ngufu akiri Sauli yarishe yarepinze yakoze ibyaha byinshi ariko uretse gake ntabwo ngenda ubwiza ibyo ntabwo mbwiriza ibyo ndi mu itangazamakuru rigaragaza side zitandukanye cyangwa igiciro bitandukanye cyangwa ibice bitandukanye ntabwo wowe ubundi kugira ngo ujye gukritika umunyamakuru menya ko ntambutse ndi umunyamakuru ni nkuko ubona umusirikare itambuke n'imbunda y'ino umusirikare wikomata ngo kucyarashe nanarasa arabibazwa n'abamushinzwe uwo musivile ujya kubaza umusirikare ngo akoze akazi gute urajya kubaza umunyamakuru ngo akoze akazi gute buye mwuga bishaze vuga ko rero iyo Bokamana amadini n'amatorero ntabwo ashobora kwibasirwa y'ubwayo niyo yibasira kandi nota abayoboke nkubwire ngo abayoboke abakirisitu baya madini cyangwa abayoboke barayobotse nta nicyo batanakora ngo bateze imbere amatorero n'amadini yabo ariko administration zabo abayobozi babo niyo bateza ikibazo bateza saga bajye bahama hamwe rero ubu hageze n'igihe tuzatuvuga umuntu par individu not
muri forme ya institution siko bimeze. Murakoze cyane rero ariko wambaje ibintu byinshi. Congratulations ku bayoboke kuko bo barabyumva bikabahungabanya bakabyibazaho kandi bamenya tubivuze mwese biravugirwa ariyo mpamvu dufite mikoro kandi ibintu byavugwa n'umwagoronome cyetse aje kuvuga agoronome tumutumiye ngo aze kuvuga uko bihingwa bihagaze nimva Ruganda ifumbire nuko ibirigo bihagaze ariko umunyamakuru abitangaza in general akwereka ingwi hano hari hameze gutya ariko byahindutse nta si cyashya byabaye inkuru uko mu muco w'u Rwanda inkuru bagereranya ikigereranyo cyiza. Inkuru mu muco w'abanyarwanda ntago tumenyereye ko abanyarwanda baryimuka mu muco w'abanyarwanda. Noneho mu Rwanda umunyamakuru kuri we kurya imbwa ni inkuru ariko imbwa kurya umuntu si inkuru. ntabwo ari inkuru si kuki batabyumva se c'est normal ariko kurya imbwa mu muco w'abanyarwanda biraba inkuru bikemu rwose musanze arayibaza arayiri imbwa n'ukuri kw'Imana. special case inkuru ni kidasanzwe yego inkuru ni kidasanzwe bivuga ngo ntibisanzwe mu itoro rya Kristo ko aba mu idurumbanyo habamo kurobanura ku butoni mu itoro rya Kristo itorero ry'Imana impamvu yego nuko abayoboke amadini n'amatorero bemera Imana kushko bemera Kristo ariko itorero rya Kristo tuje muri Kristo wabambwe ku musaraba christianisme avec Martin Luther King hari ibintu kindi byinshi yavuze mu mareforme atandukanye wize theology nanjye mani narayize nyuma yuko nize nitagazamakuru nawe ibyo wize mbinzi n'abari bose bize urabizi christianisme muri christologie christianisme ntabwo turatinda nkuko twavuga angelologie et des anges amasomo arebana n'abamarayika n'ibizima na prophétisme prophetiza yerekwa no guhanura. Wambaje rero kananye nkwibarize wambaje ngo bambonaho iyo sura ndayisobanuye ni byiza ko mbikora muri Evangelize Le Monde nabwo ndayivangeje ko ndigishije ntabwo ushaka kujya kujora umuririmbyi utazi kuririmba reka kujora umunyamakuru utazi tagaza amakuru ahubwo menya ngo angle arimo umurongo yafashe uvuye he impamvu ataturega nuko tutabihimba babiduha noneho nushaka ko tubivuga muri realite badashaka ko tuvuga babishaka ariko twe twize kubivuga barabyigiye buri hari ikintu nakunze cyane kuri wowe donc turimo turasobanura abantu ikintu twita inkuru mu buzima busanzwe bw'itangazamakuru. Inkuru ni ikintu kidasanzwe rero kuba muri bya bindi bisanzwe by'amadini biragoye ko wumva ubundi ngo umukozi Imana yasambanye. Yes sibyo kandi ahora byamagana uko gusambana kwe uko gusambana ari cya birimo amategeko ya Mose uko gusambana kwe kubera ko tubibonye muri domaine tutacekaga ko birimo kwitangazamakuru bihindutse inkuru ariko nubwo bihindutse inkuru ntabwo uyu mushumba yashakaga ko ibyo bintu bivugwa kandi muri professionalisme wowe ugomba kubivuga. Oya nawe yabikoze muri professionalisme uko yabikoreye muri lodge yabikora handi hantu yagiye gusengera umuntu aramukere gitagira gute aho kugira ngo amusengere ni ugiye kumutera inda ngo kugira ngo amwereke ko urubyaro yabuze ari ugiye kurumubanzirizaho. Nibyo bintu bikoze muri professionalisme ariko y'icyaha nawe yabikora kinyamwuga nareka nanjye umunyamwuga mari mba nkubwire niba nje muri hotel bavuga ngo runaka bishop runaka apostle runaka reverend runaka yagize gutya nkareba kantu asinyaho gusa winje muri hotel nkagafotora mu izina ry'Imana gutangaza nyine umva ikibazo sara abanyasohoka mu kigaro bakanyandikira ngo ariko bikemu ngo ni wowe ngo ushinzwe ngo guca imanza ngo z'aba pastor ngo n'aba bishop ngo ko Yesu yavuze ngo mureke ngo urukungu rukorane n'amasaka ngo wivangute ngo muri ubwabe bw'Imana ngo kujya ngo ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana kurushagira umurimo ariko sekerema wareka urukungu rugakurana n'amasaka wagize umugisha wo kubona urukungu. Abo nabatazi guhinga icyari cyo abategeza batanye umurimo uwo n'umuhinzi w'umuswa. Oya si n'umuhinzi w'umuswa ngo ntazi no guhinga ntazi guhinga niki ariko ni gute ufata isuka ntazi ngo niki naka kanya ufashe umufuka banza my friend naka kanya ufashe umufuka w'ibirayi hakagaramo ibirayi bibiri biboze mu izina ry'Imana ndakubwiye ngo mu mufuka w'ibirayi ako kanya mu minsi 2-3 byose birabura. Ndi muhinzi nyabaki nimba nde kurukungu rugakurana n'amasaka narubonye narukuyemo ariko niyo mpamvu rero muri uyu murimo w'Imana tangazamakuru barimenyere ko dushobora kuza hano uyu ni kambere. Yes ni kambere dushobora kuza hano uyu munsi hari ibintu byabangamiye abakristo
cyangwa sosiyete, kuko aya makosa akorwa n'abantu bitirwa izina ry'Imana araza akafegita igihugu automatically, kandi bari kubikora mu izina rya Yesu, bitwaje Bibiliya, bitwaje Christologie, voilà, bitwaje prophétisation, yego, ubuhanuzi, yego, ngo uyu ni umukozi w'Imana yimikisha amavuta ngo ntawe ugomba ngo kumuhangara, ese ko kuri we yihangaye nituguhangare, yishize hanze, wihangaye none ngo tugutinye, ahubwo turakuvuga kugira ngo naweze nkawe bikosore, oya adakomeza no kuyobya intore z'Imana riko abaturage Imana tuvuga abaturage iyo bigarutse bikazamo RIB, bikazamo investigation, c'est ça, issue baramu investigating ko bamukore investigation, c'est ça, ese ko kiri bihita bizamo muka bizamo kuko biforome hari biforome icyaha biri kubera ku baturage b'igihugu ariko biforomye icyaha, biforomye n'icyaha, n'icyaha ku idini, n'icyaha no kuri leta. Twagiye wambajije navuze ikambere uherutse gutangaza ngo piki ndema piki turi kuri ADPR, especially kuri ADPR wigeze utangaza ngo hari umuvugizi winjiranye mu ipiki, kandi piki ziho gusenya, kandi senya amabuye, ya piki wavuze wowe washatse kuvuga iki? Ese ubundi ubu ngubu ihagaze ite? Waruvuze Izayi wo muri ADPR, kandi abayizayi ntibaba bashaka ko tuvuga n'amazina yabo, ariko koko nibyo no mwuga bari muvuze gutyo umupromotinze, arazi ko imvuze umuntu nabi umupromotinze abasesenguza bagasanga mvuze nabi ariko wari mwiza, umvise iki kintu mvuze cyumvise nacyo, uyu muvugizi winjiyemo Izayi atinjiranye ipiki, kandi babivuze mu gihe ari kwirukana cyangwa ari kuvugurura, kandi kuvugura byajemo ko abantu bafatwa ko birukanye cyangwa birukana, bakuwe ku bushumba, bakuwe ku pastor, bakuwe kuvuga butumwa n'ubudiyakoni, bakuwe ku bintu, bakuwe ku makazi. Weyi piki wayivugiye iki? Kwanza ubihagaze iti yo piki amba, ariko ntugire ikibazo kuko turi kambere, ubanza ubyibuke turi kuvuga ibintu biri mu bwira bukomeye cyane. Kira kiganiro ngisohora amfete nagisohoye kubw'ibyo amaso yanjye ari kubona muri kiriya gihe, nubwo akomeje kubona byinshi ntararuhuka kureba. Nakubwiye ngo mu gice cyo kwanaliza twebwe akenshi abantu dukora uyu murimo twemerewe kwibaza ibibazo tugatanga n'ibisubizo byabyo, kandi rimwe na rimwe ugasanga bihuye na reality ya society cyangwa y'icyo abantu bari bakeneye. Nariciyemo n'ubundi twemerewe kujya mu murongo w'abibaza, natwe bikaduha kwibaza tukabishakira n'ibisubizo rwose. Ibijyanye n'iriya piki rero mbigarukeho, kandi ndashima Imana akazi kakozwe nayo, nubwo kakozwe nayo cyangwa kakozwe na nyiri piki, oya nayo nta kibazo, byose byihorere mbitereka kuri iyo standard mbyumvaho, kuko iyo uri umukozi ukeneye ibikoresho kandi udafite igikoresho ntuhinduka umukozi, ugirwa umukozi no gukora kandi ufite ibikoresho uri gukoresha cyane, ndavuga muri construction, yego, buriya mu bwubatsi udafite umwiko ntugire niveau, ubumenyi bwawe bushobora kuba nta kintu butanze, kuko wari ufite ubumenyi none wabuze supporters ibigusupportinga. Twakomeje nkira hanze kiriya kiganiro nagishyize hanze kubera iby'amaso yanjye ari kureba muri kiriya gihe. Umuvugizi wa ADPR igihe yajyagaho atangira inshingano yakoze ibintu byinshi byabyaye inkuru bya bindi twavugaga twaganiragaho, twavuze ngo inkuru ni ikidasanzwe, noneho mu byo yakoze harimo ibintu bitari bisanzwe, bitari byitezwe, tutanatekerezaga ko byaba muri ADPR. Siyo realite ku muntu wese udukurikiye. Ese byari bisanzwe kumva abantu bandikiwe inzandiko ati imishahara yanyu yagiye kuri urwego? Ese byari bisanzwe kumva ngo abantu bavuye mu murimo basezerewe bataragira mu zabukuru? Ntituri kuvuga realite, nta n'ibyaha bakoze, ntituri kuvuga realite y'umutima. Ibyo se byari bisanzwe rero kwitangaza makuru byabyaye inkuru
kubera ko byari bitari bisanzwe. Noneho nabonyemo ukuri kwihisha inyuma yabyo. Igihe cyose uri umwubatsi mwiza ukaba ushaka kubaka udateguye ikibanza cyangwa ikibuga ugiye guterekamo inyubako yawe, ushobora gushiduka inyuma ibyo wubatse ukozongera ukabisenya kugira ngo urebe amabuye wubakiyeho mabi cyangwa umusenyi. Ugashiduka kubaka kwawe ukavanga ukarema ngo j'ai beau travailler na fondation yashaje nakoreye ubusa. Rero niko kantu kabayeho nkuko nabivuze ngo yinjiranye ipiki mu rusengero umuvugizi wa ADPR ni kw'inkuru yavugaga umuvugizi wa ADPR Isayi niko titre yavugaga ati yinjiranye ipiki mu rusengero. Noneho ubwo wenda icyatumye abantu babyanariza cyane nuko ntasobanuye imbaraga z'umwiko yari afite ku ruhande. Iyo tuza muri construction iyo ushaka kubaka neza nkuko nabivuze urabanza ugasenya, ukuraho ibishaje ukubaka ibishyashya. Siyo realite iriya piki sinangombwa ko byaba binashaje, ushobora no gukuraho, ushobora no kubaka inyubako yawe kubera uko ushaka kudesigninga ibyumba bigize iyo nyubako yawe. Oya we nubundi faites attention, ntabwo yaraje kubaka zero kuko yaje ahera ku nyubako zihari. Yaje hari ikibanza uriya mu masuri uriya muntu uri kubaka yaje hari ikibanza ariko asanga mu kibanza harimo ibintu byagiye byubakika nabi. None uza akantu kabayeho ngiye kukubwira gakomeye. Mu gihe cyo kubaka hari igihe wubaka noneho kubera ishyaka ryinshi ryo kujya kubaka ibintu biryoshye bishayininga binakomeye ugashiduka mu gusenya ahagendemo n'ibikoresho by'ingenzi. Ariko hagatangwa ibikoresho by'ingenzi uwasenye iyo iby'ingenzi tuvuge ngo nka beto fera beto zijya ukwazo, imicanga ikajya ukwayo. Ariko burya igihe ugarura dama fera beto akaba yagaruka ugeze ahantu haryoshye. nta gikoresho cy'ingenzi kigendera mu nyubako ngo gipfe gutakara burundu. Hari igihe kuko niyo abantu imirimo yo kubaka irangiye begeranya ibikoresho bishyashya birangiye bagaruka muri bya bizima byari muri ya nyubako. Muri filozofi yanjye uzi ko ndi kumva ari cyo gihe kigezweho cyo kureba ibikoresho by'ingenzi byagendanye. None kuri ipiki ngubu birasabwa iki? Byagendanye n'ibidafite umumaro kugira ngo haboneke ikibanza cyiza cyo kubaka. Iyi piki rero image yari ifite muri kiriya kiganiro abantu benshi babona Isayi igihe yatangiye kuyobora ejo bundi baranakomesheje mu izina rya Yesu noneho birarangiye nta kubaka guhari no gusenya gusa. Kumbi ntibamenye icyari kigenderewe. Tukiri aho hari gushaka ikibanza. Ntabwo Isayi yirukanye abakristo abirukanwe cyangwa n'abagiye bavangira ngo yubake nawe uburyo yinjiye buri wese agira imikorere ye nabari bari mu nzego z'ubuyobozi. Ngira ngo abakristo muri rubanda nicyo uri kuvuga avuga ngo mwebwe ntimwemerere gusenga ari abashumba kuko nta n'umuntu washobora icyo kintu ubanza unagikoze ko mu bukristo ikintu bita ubukristo ni wowe ubwiyambura ariko n'ubwamburwa. Vuga ubuyoboke. Urumva ubuyoboke twakwitsindagira ubukristo cyane kuko ndi umukristo ndi muri ADPR ndi umukristo ndi n'ahandi nuko twagize umwihariko ku bw'ikintu turi gusobanura. Ariko ubukristo ntibwamburwa ni nka honorable yego sibyo padiri wabaye padiri. Urumva ntabwo ubukristo bwamburwa nta n'umuntu yabwambuye n'uwavuga ngo yambuwe ubukristo n'ubuyobozi bwa ADPR ntabwo yari ari we. Kugeza ubu ipiki iri gutanga umusaruro imisenyeri y'ipiki yakoresheje umusaruro gutanga. Ahubwo se ntawe ubona wowe? Ndakubajije wowe utunyereke nkubajije nuko ntarawubona wowe urabona. Hari ibintu
nubwo ari byabanje gusenywa kugira ngo aboneke ikibuga cyo kubakirwamo ibishya nta muntu okay nubwo nakubwiye ikintu kisinzi mba cyumvise iyo umuntu afite ishyaka ryinshi ari gusenya ashiduka mu gusenya kwe hari n'ibikoresho bifite umumaro byagendanye n'ibishingo cyangwa se bidafite umumaro ariko yatukira reka nkunganire atakariye ntabwo ashiduka ahubwo abisenyera hamwe yiteguye ko azarobanura sawa tugeza mu gihe cyo kurobanura se bya bindi ntazarobanure hari abantu bari bose yirukanye hari abantu akwiye kugaruramo yakabaye agaruramo abantu bose ushobora gushyira hariya muri stade kavuga ngo aba bashumba bagarutsemo barahari kabisa yego hari abantu buryo gukora igishumba kigasanga yarabyigiye afite izo mbuto afite ubwo nararibonye yuzuye umwuka wera yuzuye umwuka wera na experience azina byinshi kandi ntiyanduje none se kandi ugasanga atari yanduje muri analyse yacu twitege ko icyo gihe nacyo kizabaho kuri ADPR ahubwo urakivuga wiki kugira ngo kizabeho bisaba iki nkaho ndi kubaza ikibazo icyo bisaba ngaho umupira warengeye ni urengurirwa gushaka kubwira Isayi iki no kuvuga ngo nabigenzura arebe ko bikwiye nako twe turemeza ko bikwiye turabyemeza ariko ntago turi mu mutima we yego ariko dufite mikoro akoze cyane dufite mikoro ubwo nawe piki urayivuze ipiki nanjye navuze ibyanjye nuko ipiki yari iteye ahubwo reka dushime nukuri reka dushime muri iri senywa no kubaka ese hari ibyo ubona byubakitse ku itorero cyane special kuri ADPR kuko no turi kuganira ni ikibazo umbajije byubakitse mu mikorere abasenyaga n'abasenywaga nge ntago nari ndi muri icyo cyiciro ngimba mu cyiciro cy'abanyamakuru hagiye gukora imboni y'ijisho imboni rero y'ijisho ry'umunyamakuru mu kibazo gitunguranye gutya nuko hari byubakitse kubashaka cyangwa kubabona inyubako n'imyubakire n'ibyasenyutse kubabona ko basenywe kuko parti yababona ko basenywe il y a des regards opposés exactement jusqu'à maintenant ou jusqu'à maintenant ni jusqu'à maintenant kugeza uyu munsi ababona ko bahotewe barenganyijwe ntibazanabura muri ADPR kuko buri ngoma yose yabaye ADPR abarengana bahozeho ntabwo ari kubwa Isayi gusa abarenganye mu mavugurura y'abamunonoka ni benshi n'abarenganuwe ni benshi abakwiye ku migati icyo gihe hagiyeho uriya mupasiteri witabye Imana umusaza no Gisozi wabaga hano yabaye representa nawe namwibagiwe mu bwoko bw'abamunonoka none ya Sibomana hari undi witwa nde witabye Imana umusaza nawe wa kera mwibagiwe ariko turaza bamwibuka baramwibuka Baraduviko nabakereza nanani nabangeruka Gisenyi uzukaba muri forum habaye entre ebyiri urabizi burya 1940 ni Cyangugu bavuye iremera ya Kongo ariko muri 55 na 56 abinjiriye bavuye Macumbi nibo binjiriye Gisenyi bose barabasedwa abasuwisi bagiye hano hepfo zahuye wari bizi byo turi kambere rero hari ikintu uri gusobanura cyiza ndashaka ko turenga reforme yose ntinezeza abantu ahubwo nta nubwo kwitwa reforme yego bose banezerewe reforme zose zigenda zigira abo shimisha nabo zibababara reforme zose zigira abo zinezeza nabo zibabaza ahubwo ariko ibyo bintu ntabwo biba no mu itorero gusa urabona ko system administrative yose yizanye impinduka hari abantu zibangamira hari nabo zishimisha niko bimeze kubera ko abo bose mu mpinduka reka specially muri ADPR wenda wagiye uvuga bamenye ko mu buryo umwe ku bundi buri representant legal nyuma ya genocide
yakorewe abatutsi 1994 amavugurura yose kuri Munonoko kazanura umusaza n'icyo kaza kuri Sibomana haza ngo waba muri Kongo barafata imyanya cyangwa bahe mu Rwanda bavi Burundi byagiye ba muri ADP uko bagiye bagira intambara nyinshi Sibomana kaza kuvaho igihe cyafite aba vice representant babiri habaga vice representant wa mbere wa kabiri nyuma ntago turi bavuge nyuma yaho haza kuza Samuel Sabwimana nyuma yaho Samuel Sabwimana abigaruka nawe igihe cye yarakubise yari bwere abo yakubise barababara twabavuga amazina ariko ntago ari wo mwanya dufite abandi harapromotinga nawe bagira bamwemera ariko abaturage hasi ba Kristo bamwemera cyane kubera bira style ya bwere bw'itorero hanyuma bizamo haviriyeho hazasimburwa n'umushumba wari mu regional mukuru witwa Sibomana encore yingirijwe na Tom Rwagasana ibyabaye nibwo hajemo impinduka zikomeye hagumamo icyo bita gushyiraho structure ijyanye n'imiterere y'igihugu aho bashize za guvernora azamo na district 30 ntibyumvisweho rumwe nyuma aho baviriyemo kubera amafaranga ya za Berde na za Dove mu bwitange bw'abayoboke bahora batanga amafaranga kandi babikora babandi bareba barakomeza bagakora abayoboke niho bagiye muri bafunzwe bambara za rose aho basimburiwe na Karuranga Ephraim ndetse na Karangwa John muri transition mu gihe cyo kinziba cyuho abafite mu secrétaire général witwa Ruzibiza Viateur icyo gihe ntago bakoze neza bafite umucunga muto waritsimbe Christine Maria Christine asimbe na Oreri umuhoza bakomeje mu bibazo administration yabo igongana na Seya witwa Kariste Kayigamba tumvikana Karangwa Ephraim ndetse na Karangwa John mu gihe gito Karangwa John barangije transition bajye mu matora bakomeza abo ariko secrétaire général ahinduka azamo Reverend Muzungu Gatemberezi Paul wari secrétaire général ngaho Ruzibiza Viateur abagiye kuba uwungirije mu majyepfo gihe cenze bavuye mu nziba cyuho ntago byagenze neza habaye intambara ari nabwo Karangwa John yagize ikibazo aho yashinjwaga ko afite diplome mpimbano ya theologie ya muri za Philippines birangira byarangiye yagizwe umwere ariko muri iyo transition hajemo intambara yaba Kariste Kayigamba ariko atarafungwa Kariste Kayigamba na Karangwa Ephraim na Karangwa John na Gatembeze Muzungu Paul na Umuzahoreri na mujyanama witwa Pastor Jean Paul Ntaganda je pense là si Josina ntabwo bumvikanye na Seya yari kuriwe na Kariste Kayigamba bamweguza bitemewe n'amategeko ajya muri RGB mugaro ku ngufu none atangira kubayobora muri Seya batumvikana muri icyo gihe abaye mwe baradekarati Karangwa John afite diplome mpimbano yo muri Philippines abarafashwe ajyana muri gereza ibintu nk'ibyo muri icyo gihe induru zari nyinshi abarejono barebanaho birangira barijoboye indembo n'abuturere hari saga nicyo gihe bavuga twataye inkuru Clement Bajemahe atari inkuru ko na mbere twazitaraga n'ubundi yego kuva hanyuma bije kwihuta kugira ngo mwumve icyo bita impinduka uko Karuranga na Karangwa John bakoze na ba Muzungu Paul na ba Ruzibiza Viateur haraho bashimije no bababaje byagombaga kubaho mu gihe cya Sibomana na Gasana Tom haraho bashimije haraho bababaje zose ni reforme impindura amatwara n'impinduka mu mitegekere n'ubuyobozi n'imiyoborere ababaje bakomeje aho RGV icyemezo cyo kwirukana niyo kuvanaho structure niko byanditse structure yaho structure niho bagira confusion y'ibyo yahinduye RGV yavanye structure yavanye abayobozi na za sena za babandi bavuga ngo babamparampaka nkemurampaka babana bose n'abakayigamba Kaliste ariko John agarutse asaba uburenganzira bwe bataramuvanyeho itegeko ryarasabaga ko agifatwa yagomba kuba yegejweho gatoya agasimburwa yagaruka y'umwere akabasubizwa mirimo ntibabikora Bakaruranga Ephraim na Bagatemberezi agarutse hacikamwe ibice Ephraim Karuranga agumana na Muzungu Paul n'abandi bashumba noneho Karangwa John abasubiye muri vewitiye akomeza mu biro bye avuye muri gereza asaba imishahara ye y'amezi 8 miliyoni menshi cyane noneho ahita forma equipe ye na Umuhoza Oreri warushinzwe umutungo finance
n'imitungo na Jean Paul noneho baba muri biro bacikamo ibice noneho Kaliste Kayigamba wo John yavuga ko ari wamfungishije kubera ko akizara yamwandikiye abayoboke muri icyo gihe garuka ahita yunga na Karangwa John yunga na Kaliste Kayigamba biba urudubi abaregionale bose bameze gutya ntibabagira inama ntibanabavanaho ngo abasimbure byibuze umwuka uba muri ADPR icyo gihe twagabake mekrema twataraga buri kamwe ku kandi nta mikino twari dufite wari uri mu kazi ndi mu kazi nyine misisi kasi katanze umusaruro nuvuga ko rero icyo cyose impindura amatwara uko biri kuza babavanyeho habahaje umuntu utari witezwe wari pasteur volontaire ufite akandi kazi yikorera umvise witwa Isayi nabandi barafite ibyo bikorera bose abudigiri naba Eugene Gatesi nabaga muri banki imwe ntari bugiye gupromotinga ko ntiyamamaje hano muri Evangeliser Le Monde bose barafite ibyo bakora RGB birabasanye baza rero abantu batavuye muri babashumba sasa abashumba bano twe impinduka zindi none hazamo babandi baje kuza nibo bazanye amapiki Isayi afite ipiki sasa kuki si piki ye ndabanza miliki ibi nubaka ibi ntabwo ari kubyubaka hakirimo ibuye rimwe ryanyere yo kubaka no kubanza gutegura abantu benshi yirukanye no bamwe muri bo birukanye bari baraguze ubushumba icyo kintu bakibuka ese ubushumba baragurwa butangwa amafaranga kavurwa ubushumba kajya kurya amaturo ubu ufite amafaranga warabaye pasteur byanze nje ntago nabitanga amafaranga bangira ikizere cyakora namubanje urumva nyine hari systeme Isayi yatashaka gukomeza gukoreramo nanjye rega ntago nayikorera nawe ubaye umuyobozi niko wabigenza none rero ahandi turugarukaho muri piki yawe warumbaje ikibazo niba hari ibyo ubona byahindutse ngaragaza ko reforme zose zitakirwa kimwe ariko ni nayo reality ya reforme rero kuba wavuze ko ipiki asenya n'ibyo gaciro n'ibimumaro bikagenderamo wowe ukavuga ngo hari igihe umuntu yibuka no ubikora ahubwo par conscience morale ubizi neza ariko ushobora gufata time yo kuvuga ngo ariko zirafera beto ndabona zikifite ubuzirantenge ntimwazisubizamo ubyo mvuze rubyumva wowe kandi mu birukanwa arabagaruka kubyumva mpita mbyumva cyane twebwe turi guto oya sigomba arabagaruka bishatse kuvuga ko reforme ibyiza buri wese agira ibyiza bye akagira n'ibibi bye muri reforme cyane rwose ikiza nuko abantu kwemera impinduka bigora yego twebwe ushaka kumbaza ngo nyuma Isayi nagiye muvugaho muri analyse zanjye ntumvuga ko kuri nge nabonaga atakabaye arindimurana abantu bose nabonaga akabaye akuramo 70% hakaba 30% atakoraho nkanjye nabonaga guhuza amaparuwasi nko gufata nka paruwasi ya Kacyiru na Rugando na Kimurura ikaparuwasi ya Kimurura kuri nge mbona bitari bikwiye niko mbibona nge uko ntago ndi pasteur wera bivuze neza kuri wowe kandi wowe nturizaye ntago ndizaye nta nubwo politique arimo nge nari nyirimo implementation y'ibye yakoze muri business plan ze ntago nari bishinzwe ariko nk'umunyamakuru nagomba kubira kuko arabihuje ariko abenshi barahungabanye en plus imbaraga tuko bitindaho nkanjye navuga ngo guhuza amaparuwasi yenda byagombaga kuba mu cyaro bikabanziriza iyo ngiyo mu gihe cy'amezi 6 bari bahawe niba ari umwaka gutyo mu cyaro bakumva umwuka urimo bakabikora mu mujyi slow by slow niko nge mbyumva ntabwo hari hame murakoze cyane ibyiza rero buri wese agira ibyiza bye nago ndavuga ibyiza kubera ko Isayi nago niya kuvuga ibyiza maze kugera uko nago yampaye kumupromotinga uko nago yishyuye amafaranga muri Evangeliser Le Monde ariko buri reforme igira ibyiza byayo nibibi byayo kandi ibyiza bafite ababibona nibibi bafite ababibona ariko ibibi byo muri ADPR bifitwe nabandi bifitwe n'abahembwaga ntabwo bifitwe n'abayoboke ndabeshye oya ibyo uvuga niko kutemera structure kuko akuvanye ku mugati ugifite umugati se wafashije ndubundi barabo turere ninde eshantio bavuga bafashije bayabaga ngo muturere turaturere tubireke rero wakoze cyane ibyiza byo biba bihari ni ngombwa rero abana non c'est pas question d'agresser l'ADPR ahubwo administration yabo bakomeza yubake ahubwo ikomeze kuryohera benshi nababikemo nabagemahe nabandi basimbura system cyangwa bajyamo iyo tuvuze gutya ravuga ngo twiyemeye ngo ntitwajyamo ngo biki ariko ntabwo watoza abantu utategura abandi
niko umuyobozi mwiza ntabwo ndimo da tantera amabuye ambabarire. umuyobozi mwiza ayobora none areberera nejo. So nuko mbibona rero byo warumbashije ngerageje kujya muri sama gake ni ibintu byinshi, ni ibitabo so ni kuvuga ngo rero ntago ibyiza byabura nkuko abavuga ibibi nabo bahari navuga ibyiza. Oya wibuka ko hari n'abantu bahora barebera itorero muri negative side gusa ku buryo nibi wa mugabo we ntago nkumva wowe ntago barebera itorero muri side y'ibibi gusa vuga kurebera ubuyobozi bw'itorero rya ADP aho mujye mu bitandukanye siko nayo ngufashe mwa bakoze kubigorora ni mu buyobozi yego n'abayobozi n'atabayobozi bararengana n'atabaririmbyi bararengana ni imiyoborere ni mu bushorishori. hari n'ukuntu umuntu ahora yiteguye ko umuntu runaka atakora ikintu cyiza yarabisetinze mu mutwe. none se ikibi yabarakoze nka Izayi none se Izayi ko atabaye umushumba mwenda hari paruwase yigeze yica ntora yayoboye iraho iracyahari none se bavuga ngo hari cyo yishe mu buyobozi ariko hari abashumba bahoza bare b'indembo baza muri system bakavuga n'ubundi nta cyo yigeze amara mu mugaruri yiki. hari bamwe mu bashumba bare bahoza bare buturere Izayi yagarura nko yamaze ikise mu karere runaka ntavuze urabizi ko tubafite hano tubafite ntitubazi n'amazina n'abari n'ukuntu bakoraga n'ubwiyemezi bagiraga muri bo harimo n'abacaga bugufi. Yego sha rero ntabwo kuvuga ibyiza ntibyabura no kuvuga ibibi ntibyabura ariko muri rusange bakomeze bubake icyerekezo cyiza gituma umutekano mwiza ukusubirana abafite imitima ikeneye umutekano mwiza nako nakandi kintu mvuze banatekerereza itorero ry'ejo hazaza. Wenda mbere yuko dusoza hari nk'inkuru ebyiri amatangazo abiri nabonye aranshimisha by'ukuntu ADP uyu munsi iri gukora igikorwa cyo kujyanye database y'abakristo mu buryo bwa online ku buryo umukristo azajya agira ikibazo akajya muri telefone bigahita bimenyekana ku mushumba n'icyangombwa uvuye Huye yego bakora mu database kakubona cyane rwose ukiri umukristo rwose umushumba agatanga iyo raporo direct utirutega baretse gake none se nkubaze ko abaje ibibazo byinshi watangaje ibyo bintu ko bikenewe uzu wari we ni Clement Bagemahe navuze ADP bahora bavuga ngo dufite ngo abakristo ngo ari hagati ya 2 na 3 ugasanga nta precision bafite narakinenze nacyo ko batavuga ko cyari kiza se kukinenga rero kuba warakinenze ushima Imana kuko ubu Imana yenda shima abakorewemo n'Imana cyane Imana ndayishima kandi yarankoresheje nayo wishimira ibigezweho ADP nta mpamvu yuko bagira abakristo batazwiho imibare niba database ziri gukorwa congratulations to Izayi ndayizeye ni ikintu cyiza umuntu wese atabara kwishimira urabona no muri leta dufite irembo uyu munsi ndashaka icyangombwa cy'ubutaka ndashaka passport nkajya kwa applyinga bikoroshya akazi urarwaye uri umukristo bamenyereye cyo kugaragaza ko utigeze ufungwa byibuze amezi 6 yego icyo bita criminal record yego criminal records yego uzi ko wajyaga tuvuge bari Kigali kuri parking yego kukise bakiguhaga batega bakubona ko kutigeze ukatirwa utigeze ufungwa yego amezi 6 noze kuki umwaDP ava Rusizi cyangwa ava Huye cyangwa ava Kigali yajya Gatsibo yajya Kirehe yajya Huye yajya Byumba Gicumbi yajya Musanze ngo mpaka icyangombwa ahubwo database itugaragaza ngo uyu muntu bakandaho bagita bakubona ndi rapid communication ariyo mpamvu ADP n'impamvu agarikiwe n'igihe amara azamara yego system iragibibika nibyo byiza rero ikintu ibyo si byiza se si byo gushima se abo cyenewe not kuzana imibare y'abaringa bahora bahuzagurika narabyanze kuki se batavuga ngo ibyo narabyanze wangiza ngo tuvuga ngo toro nabi tuvuga nabi gute turushakire turitangaza y'ibyiza ahubwo nta mpamvu yo kiri gukorwa rero felicitation
yego kuri iza ina ekipe ye ni ikintu cyiza umuntu wese atabura kwishimira. Biroroshya akazi, biroroshya kuvunika kw'abakristo. Ugiye gushaka umushumba wendura namubuze, jya muri systeme wake na rendez-vous. Ndarwaye mu nsengere ukabikora uri Nyagatovu, undi ari Nyamirambo, bakakubona mu bitaro nabuze ubushobozi bwo kwishyura umukristo wacu yarwaye bikamenyekana muri system. Man, iki kintu none amatoro dutanga y'abatishoboye cyangwa abarwayi yandika agasanduku bakabavuga ngo hari watwandikiye ari Kanombe yabuze ubwishyu ari muri bomboni ukora iki kuko ari kumubona yabikoze. Ugeze ahantu bashaka ko umuntu azagira nimero rero, ugeze ahantu uri umukristo muri paruwasi idasanzwe cyangwa mu kandi karere bagushatseho amakuru nuguhita bashyira muri telefone muri system. Barakubaza amazina gusa, nugera ingoma uvuye i Kigali iyo system barakubaza amazina, nitwa Kirema Bagemaye, okay tubwira amazina yawe, bahita babona ati Kirema n'uwiremera asengera gutya na byo yego ntarahagarikwa kuko ntuhagarikwa system izabyanariza. Nubwo wenda tuzakomeza kubishaka amakuru ahagije mu byo numvise ibyo birimo bibaye birimo ni igitego, ni igikorwa cyahereye Remera kuri ADPR, ni ukubarura abakristo buri wese akavuga imyirondoro ye, icyemezo cy'ubukristo. Remera cyayoborwa na Gatanazi, Revera Gatanazi hari aburi azi ibintu azi bibiri ugenda gake ubona ukuntu azina leadership azi gukora ubona azi kubuyoboza azina Bibiliya yakoze no muri za nani za Campus pour Christ. Yego twiga mu za college zimwe ya mbere pastor ari umunyeshuri ariko barazi n'ibindi afite azi imyuga myinshi, ahantu hose ayoboye azi imyuga myinshi, ahantu hose ari ubona ibintu byose biri ku murongo. nawe ntiyatubwiye twamaze dukorereye merci beaucoup Pastor Gatanazi. Ikindi rero cyo kwishimira, turi mu byo kwishimira by'itorero uyu munsi wa none biriho, ariko wamenye ko ubu ngubu no muri ADPR hatangijwe ishuri rya muzika. Naribonye iyo bita Gihundwe Training Center, gutya Gihundwe Gospel Training Center avec Sabayesu Aimable batwishe kuririmba, afite ability, yatwishe technique, afite ability yo gukora kiriya kintu cyangwa kukimanaginga. Twajyaga aho bita Sefoka ndimo babagiye bajyayo certificate zireze ebyiri zo gutraininga abandi. Sabayesu hamwe n'uwitwa Marlene w'umuzungukazi, hamwe bazanaga n'uwitwa Uziel yabaga ku Muhima, bagiye batraininga turi mu formation ya danje kugira ngo tuvugurure imiririmbire mu Rwanda sha muri ADPR. Wabonye rero turimo amasertifika tuyibitseho sha. Wabonye ko mu muziki wacu wo muri ADPR akenshi twakunze gucuranga ibintu byo kwiyaranja oya biraca n'ubuhashi bidafite source nyine y'ubumenyi, vuga ngo bidafite meaning, bidafite icyo bisobanuye, bidafite inkomo, ahubwo bifite akajaga. Urakuze ucuranga, ubonye papa wakoraho nawe ukozaho birakunze, ati korara ubwo yungutse umucuranzi, rimwe na rimwe bigatuma umuziki ubihira amatwi kandi bazama akajagari n'imiririmbire. Oya biriya bintu bashinzeho nabyo nayibonye ni byiza. Ni gute zubundi ADPR itagira kiraki kuva kera cyabaga muri Sefoka ariko ugasangana amahugurwa ariko babigize training center. Training center unuvuga ko ifite ibyangombwa ADPR yasabye WDA. Yego kije gikenewe, nuvuga ngo ni kwaguka ku baririmbyi yo ku Nyundo. Baba pikire bazaje kwigisha yure bazaba barimo kuko yize ku Nyundo muri yamitsa bazurani ura regional y'uburengerazuba akaburengerazuba nzangira kera regionale wa Gihundwe w'iburengerazuba nibyo n'iburengerazuba uburengerazuba bw'u burengerazuba se none se wa Rubavu uramwita iki? Hoya biri kuducanga tubisimbuke ariko banza ari Gihundwe. Ntabwo yaba ari Gihundwe gusa, ni region ya Cyangugu. Harimo ibintu byinshi, abatubonye babonye ko twagiye okay ni cyiza gusa ni byiza. None ndashima Imana kuba ari ugiye kubihedinga. None se undi muri ADPR ndabiheding mbwira undi muri regional kuba regional uwa Kigali ngiye namwe wa Kigali mva sinzi ko abihagariye mu rwego rwa region cyangwa rwa regional, kubera regional abagore kubera karita afite zuko no ni ubizi yabigene mu bihugu byinshi yujuje yigije ku Nyundo yishe n'izi Maria giye aba majyepfo niwe ari professional. Yesu umbe hafi twararuhanyiriye nuko nyine atanyibuka kubera ko ndi mutoya ariko ntabwo
ntabwo yanyibuka ariko aranzi ndabeshye aranzi congratulation kuri we nta nubwo nabura ko iyo creativity ariye ariko nayiza kubyumva aba creative rega nibyo bikenewe ibyo byose gufata urubyiruko gufata abantu bose babishaka bakajya muri training center nk'iriya training gospel Gihundwe training gospel center gutyo ndumva ariko byitwa bazashyiraho na televiziyo yacyo Gihundwe training gospel center TV kije gikenewe abantu benshi nacyo ni cyiza birafasha amakorari ni byiza byose ni performance birafasha itorero kugira umuziki mwiza uryoshye hazabamwe amasomo ya worship n'ibindi ni ikintu cyiza imiririmbire izamo ibintu byinshi ko twagiye tuyiga irimo ibintu byinshi vraiment ni ikintu tutabara gushimira itorero urakoze cyane muri Evangeliste Monde twakiranye ariko turatuma gusezerana aho cyane rwose birumvikana Imana ashamba turavuze pe ikiganiro ni ikambere ni ikambere ku bantu bo gutinya ibiganiro n'inkuru zacu yego nta gihunga yego mukadutinye ngo kubera ko tugira ukuri hariya tuje kubaka ahubwo mwirinde kuduha inkuru Bibiliya bivuga neza ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba abantu nyine birinde no kuduha ikinyuranye cy'ibyo bakabe bakora yego kubera ko twebwe dushaka turi muri gahunda yo gufatikanya nabo bakakubaka ariko gufatikanya n'abasenya tuzabaca intege ntabwo tubaca intege ntabwo dushobora kwemera kuzagarana n'umuntu ntabwo ari kubaca intege ntituzabyemera ntabwo tuzabyemera baryo ushobora guca umuntu intege ntazicike yego ariko ntituzabyemera tubireba niyo rero gusa abantu bishimira iyobokamana ni ryiza ririmo inkuru nyinshi nziza tuzavuga byinshi byagiye byaguka mu madini n'amatorero ya Gikristo atandukanye aho bagiye biteza imbere mu mabanki mu mahoteli mu biki mu kubaka imiryango tuvuge ku bahanzi abahanzi bavuga ariko bahanzi bonza bavugaho ibintu bitari byiza cyane kubera ko baridindije ngewe nzajya mbakosora ariko ntacyo za balance hari n'ibyiza bakoze byo kuvuga byose birahari rwose birahari byiza byinshi ariko turasoje twifurije abantu gufashwa n'iki kiganiro no kudakomenti kuko ntabwo ari itegeko ko abantu bose bumva ibintu nk'uko tubyumva yabaziduhe pe kandi niba hari uwakomerekejwe nabyo yihangane umuti wose mu biganiro no mu makuru ntabwo habura abatabyishimira hari n'ababyishimira n'inkuru nizi ugasanga 100% barayishimiye ntabwo izaba ari inkuru igomba kuza ifite abatayumva cyane bangamira abayivuzweho ibi negative cyangwa negative ntacyo ibihe byiza turabakunda cyane bikemu wakoze wana nawe wakoze Clement twese twakoze kamerama wakoze ibihe byiza kuri mwese turabakunda ni muri Evangeliste Monde TV ikiganiro cyo ni Kambere Gospel Talk muri Gospel Talk rero ni talkative turavuga tuba dushinzwe kuvuga ibihe byiza bye bye kora subscribe kora share kuduha commentaire zawe ni inkunga ikomeye kandi ibyo bitekerezo baduha bituremera ibindi biganiro